Mu myaka yahagana mu 1935 nibwo ku butaka bwa Gahini mu karere ka Kayonza hatangiye ububyutse ikiswe revival. Umukecuru w'imyaka 95 Kanoni Marion Kajuga wari mu kigero cy'imyaka 12 icyo gihe avuga uko ubwo bubyutse bwatangiye. Nibwo twumvise abantu bikubise hasi bavuze induru. Urumva abantu bavuze induru ko bamenye ko ari abanyabyaha, bamwe babimba ifuro, abandi basa n'abapfuye, induru ziravuga iryo joro. Uko abantu babifashe hasi bikubita hasi, bamwe babajyanye mu ivuriro bagira ngo basa n'abapfuye. Ariko niho Mwuka Wera yamanutse rero, bijyana na Uganda, bijyana Tanzania, bijyana abantu bagendeshaga amaguru bajya kuvuga ubutumwa. Ubwo bubyutse bwarangwaga no gutera igikumwe buri mwaka ku bakristo baho nk'ikimenyetso cy'uko batazava ku mwami Yesu, ibintu bigikorwa bugingo n'ubu. Inzu y'ubumwe Abangilikani b'Igahini bavuga ko yamanukiweho n'Umwuka Wera, urukuta rw'inyubako rwiyashije rukongera rukiteranya nta urusannye. Ibi nibyo byavanye mu Bwongereza Archbishop Justin Welby, umushumba w'itorero Angilikani ku rwego rw'isi, maze aza kwashyira ibuye ry'ifatizo nk'ikimenyetso cy'uko ubutaka buzajya busurwa nk'ubwabereyeho ibitangaza bitandukanye, maze hemezwa nk'igicumbi cy'ububyutse hitwa East African Revival Heritage Center. Lord Jesus, will you bless this foundation, that as the revival was a foundation for the life. Archbishop Justin Welby yatambagijwe ibice bitandukanye bizaba biranga umurage w'amateka w'iri torero muri East Africa mu bijyanye n'iyobokamana, maze avuga ko hari iterambere rigaragara Igahini mu buryo bwose, ibintu agiye gukwirakwiza hirya no hino ku isi. There is so much development happening here, and it's development of the spirit. Hari iterambere ryinshi ririmo kuba hano, ni iterambere ry'umwuka. Iyo urebye katedrale iri inyuma yanjye, ni iterambere ry'umubiri. Iyo urebye ibitaro bihari, kandi ni iterambere ry'ibitekerezo. Iyo urebye ishuri, ni iterambere ry'ikiremwa muntu. Ni ahantu heza cyane. Ikigeretse kuri ibyo, kuri uyu musozi niho ububyutse bwatangiriye muri East Africa, bivuze iterambere ry'itorero. Nzakomeza kubivuga nisubira mu Bwongereza, byandikeho namamaza iyi nkuru. And I shall speak about it when I'm doing sermons. Musenyeri wa Diocese ya Gahini Alex Birindabagabo yavuze ko itorero ayoboye Igahini ryiteguye gukorana n'abashoramari kuko hagiye kujya hagendwa n'abantu benshi. Buriya Archbishop wa Canterbury yaje n'uwanga umuryango w'Abangilikani ku isi yose, sibo bonyine n'abandi bakunda Imana bagiye kuza ari benshi cyane. Ubwo rero twatumira abashoramari kugira ngo baze tubiganireho, dufite ubutaka tubiganireho, hasigaye twige ukuntu abo bagiye kuza bajye babona aho bacumbika. Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba Kazayire Judith nawe yagaragaje ko ibikorwa bigiye gushyirwa Igahini bizazamura imibereho myiza y'abaturage, akaba ariyo mpamvu agomba kubaho imikoranire myiza y'itorero n'ubuyobozi bwite bwa leta. Ni amahirwe akomeye ko twakira abo bantu bakabona n'ibyiza by'u Rwanda muri rusange, bakabona n'amahirwe ari mu Ntara y'Iburasirazuba. Imikoranire rero ni myiza kandi twiteguye gukomeza gufatanya kugira ngo dutere imbere, kuko iterambere riri hano n'ubundi rigira ingaruka nziza ku baturage bacu b'iyi ntara. Biteganijwe ko nibura buri mwaka Igahini hazajya habera igiterane mpuzamahanga. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Kayonza.